njyewe ugiye kubabwira buno buhamya bw'ukuntu naryamanye n'umuzamu wanjye nasinze tukaryamana kubera inzoga. Ubusanzwe ndi umumama ndubatse, ntago ndi bubabwire amazina yanjye kuko umutekano w'urugo rwanjye n'umuryango wanjye, ariko ndagira ngo mungire inama pe, ntimunyumve nabi ngo kuko naciye inyuma umugabo wanjye nkaryamana n'umuzamu, twambaye umubiri. Ndibaza nta muntu bitabaho, twambaye umubiri cyane cyane abagore nkanjye rero, cyangwa ba bagore batahura n'abagabo babo cyane, kuko njyewe umugabo wanjye ni umushoferi, atwara imizigo mu mahanga, mu bihugu byo hanze. Urumva yuko mbonana n'umugabo wanjye gake cyane pe, ku buryo umugabo wanjye ni wa muntu dushobora kumara amezi 3 tutarabonana mu by'ukuri. Kandi njyewe ndi wa muntu mba nkeneye kurongorwa, nk'abantu bakuru murabyumva, ntago imibiri y'abantu iteye kimwe. Ngenda umuntu mba numva nkeneye kurongorwa rwose, ku buryo iyo maze ukwezi nabonana n'umugabo wanjye mbura amahoro, ku buryo umubiri uranyishya kuri rwa rwego, hari n'igihe ntekereza kwikinisha. Ukuntu rero narongowe n'umuzamu wanjye, dore ukuntu byagenze. Hari habaye anniversary y'umumama dukorana, uwo mumama arantumira. Mu by'ukuri ntabwo nari napanze guca inyuma umugabo wanjye, kuko kuva twabana nubwo irari rinyica ry'imibonano bingana gutyo, nta na rimwe ndatekereza kumuca inyuma. Nari nagiye muri iyo anniversary, ariko ubwo hakaba hashize amezi 2 n'igice ntaryamana n'umugabo wanjye, ntarongorwa, nyine amezi 2 arashize. Noneho nagiye muri iyo anniversary y'umumama dukorana, urumva nk'umugore uri free, umugabo ntawe uhari, urumva isaha nagombaga gutahiriza arizo zose numvaga nta kibazo. Umwana wanjye bari mu rugo, bari kumwe n'umukozi, mpfa kuba mbizi yuko ameze neza nta kibazo, urumva nagiye nisanzuye. Ndagenda tunywa inzoga, anniversary irashyuha, hari inzoga, hari ibintu byose, kuko mba mfite umushoferi wanjye uri buntware, nta kibazo. Ndanywa ewana, icupa ndarikubita, ngeraho no guhagarara binanira. Umwe mu badamu dukorana niwe wamfashe akaboko arambwira ati taha, wasinze cyane. Kandi hano hari abagabo benshi, hari abasore benshi bafite amarari, reba n'imyenda hano twambaye, washiduka banasambanye n'umuntu utazi, kuko rero iyo n'abantu nazi. Kandi abo badamu inshuti zanjye bo barabizi uburyo nteye, bazi ubuzima bwanjye, barabizi ko ndi wa mugore urongorwa nka 3 mu mwaka cyangwa 4. Baraza barambwira ati rero sheri wasinze, ntago waguma ahangaha, taha. Ubwo hari n'abandi basinze nabo barimo baragenda bataha. Uwo mwanya nahise mpamagara umushoferi wanjye, yari ari hanze n'ubundi mu modoka, we yari kwinywera agafanta. Araza amfata akaboko, aransindagiza, anshyira mu modoka, arantahana. Nanjye narabibonaga ko nasinze, ntabwo ndi wa muntu usinda ngo nkayoberwa ibibaye, hoya, kuko n'uburyo uwo muzamu we wanjye yandongoye ndabyibuka pe, akantu ku kandi. Umushoferi wanjye amaze kungeza mu modoka yarantahanye, angeza iwanjye. Amaze kungeza iwanjye, kuko duturanye, ahita we agenda n'amaguru akajya iwe, nyine nawe ni umugabo wubatse. Umushoferi amaze kungeza iwanjye yaransezeye, ansiga mu modoka, arasohoka aragenda. Naramubwiye ati taha nta kibazo, arasohoka aragenda. Amaze kugenda nasohotse mu modoka, ariko kubera uburyo nari nasinze, noneho n'urwo rugendo nari nkoze rwo mu modoka, wagira ngo inzoga noneho nibwo zagiye zankoramo akazi. Ngerageje gusohoka mu modoka, urumva nambaye n'inkweto za taro, nikubise hasi. Nkikubita hasi, umuzamu w'iwanjye ahita ava kuri gate aza yirukanka, aranterura. Amaze kunterura, antwara gutya mu bitugu,
okay, arantwara. Hari ikinyarwanda harya mugita kuranda, aramuranda se, arantwara angeza mu nzu. Angejeje mu ntebe, andyamisha mu ntebe. Ndamubwira nti njyana mu cyumba, ntabwo nshaka kurara hano, ntabwo nshaka yuko umwana wanjye abona nasinze. Nari nasinze, nari mfite ubwenge, nari mbizi. Umuzamu atoke nta kibazo, arabanza nkuramo za nkweto ndende, arangije arongera arampagurutsa, ngenda mufashe ku rutugu, arantwara angeza mu cyumba cy'iwanjye. Ndafungura njya ku gitanda. Umukozi wanjye we icyumba ryamamo kiri kure y'aho ndara, ntaho duhurira, niyo nibanza navuze n'urubanza atanyumva. Umuzamu amaze kungeza ku gitanda, ubwo yarwanaga no kugira ngo asohoke vuba. Nawe urabyumva nk'umuntu w'umusore uri mu cyumba cy'abandi, ari kumwe n'umugore wasinze, ntago abatuje. Yagize ngo asohoke vuba, ndamwinginga ndamubwira nti ndebera robe deni iri aho ngaho y'icyatsi. Nari mfite ubwenge, ubwonko bwarakoraga, uretse umubiri wari wacitse intege. Umuzamu arahindukira robe deni mubwira hiri, arayinzanira, arayimpereza. Nari nambaye ikanzu ngufi ariko ifite ubuntu bushashagirana inyuma. Bene iyi myenda ifite utuntu dushashagirana, ngira ngo murayizi ukuntu ibangama, ntabwo wawurarana, urakubabaza. Nabwiye umuzamu nti babarira mfungurira iyi kanzu nambare robe deni. Umuzamu ati reka mabuja, oya ntabwo nakwambura ubusa. Ndabyibuka ndamubwira nti singiye kugukoresha, singiye kukwishyura. Arambwira ati mabuja, singiye kubura akazi kanjye. Ati umugabo wawe ahingutse hano agasanga ndimo ndakwambura imyenda, yakeka yuko hari ndi kugufatirana ngo nkurongore. Ndamubwira nti ariko urabizi yuko utandongora, rero nkurira n'imyenda, nkeneye kuryama. Umuzamu ati ngaho bikinda. N'umwana mwiza cyane wumvira. Yamfunguye imashini. Amaze kumfungura imashini, urumva ankuramo yakanzu pe. Amaze kuyinkuramo, abatura ya robe deni y'icyatsi, atangira kuyinyembeka. Numva ariko n'ubundi ntago meze neza, ntangira kuvuga se kuki ndi kumva ntameze neza. Nibuka yuko nyambaye iki, isutiye. Ndamubwira nti zamu, babarira ubanza umfungurira iyo sutiye, ntago nayirarana, n'ikariso ntago nabirarana, ntago byatuma nsinzira. Umuhungu ati nta kibazo mabuja, n'ubundi byose nagufashije, ntago ibingibi ari byo nakanga kugufasha. Umuhungu yamfunguye isutiye. Amaze kuyinkuramo, numva byibuze ndabohotse. Ndamubwira nti nkuriramo n'ikariso. Ati reka. Ubwo nahise ndyama ku buriri, ntaranambara n'iyo robe deni. Ndamubwira nti ndakwinginze nkuriramo iyo kariso, ubundi wigendere, nta kindi nshaka. Umuhungu yarunamye ankuriramo ikariso. Noneho reka azamare kuyinkuramo, neguke ngerageza kwiyambika robe deni ngo mureke yigendere. Yari yambaye imyenda y'akazi, ni imyenda twamuguriye ifite idoze nk'iriya y'abapolisi cyangwa y'abasekirite, ariko nta birangantego biriho ngo by'akazi akoraho. Ni imyenda imeze nk'iy'abasekirite, n'ibikweto n'igikoni. Umusekirite reka nzahindukire gatoya, umuzamu nzahindukire gatoya ngiye kwambara ikanzu, murebye mbona yashyukwe, akagira igipipi rero kirekire kubi, ku buryo cyagiye kikabyimba muri ya myenda yari yambaye, ku buryo atari bubashe no kubihisha. Uruntu rwaragiye rutumbarara muri ya pantaro yari yambaye. Nkihindukira nkimukubita amaso, no gusinda no kutamenya ubwenge, nahise ndambura ukuboko mba nshakiye igipipi cy'abandi. Nkimukoraho gusa ndamubwira nti zamu, iki ni igitsina cyangwa washyizemo kokombure urashaka kunkorera prank? Arambwira ati mabuja, uburyo unyishe mu mutwe ntibihagije,
wambabarira ukarekeraho. N'iryo jambo yambwiye. Ndamubwira nti uburyo ngize nte? Arambwira ati reba ibintu wankoreye, urabizi neza yuko njye nawe tutari ku rwego rumwe, ntago wampa. Rero uburyo wanyishe mu mutwe birahagije, ibyo nabonye birahagije. Nta mugore ngira, nta mukunzi mfite inaha, nta n'amafaranga nabona yagura indaya. Mbabarira undeke mu mahoro yanjye nigendere. Umuhungu namukoze ku gipipi, kumurekura birananira. Neza neza kuyirekura biranga. Ndamubwira nti Zamu, mbabarira unyereke. Umuhungu ati mabuja wandetse. Ndamubwira nti mbabarira unyereke uburyo ibintu byawe bingana, kuko ndumva ari prank. Noneho kubera gusinda, buriya nubwo ndi kwiyemera ngo nari mfite ubwenge, ariko ntabwo bwari buhagaze neza. Naramubwiye nti ndaguha 20,000 unyereke byonyine. Umuzamu ati mabuja yatereka ahangaha. Narambwiye nti mpereza iyo sakoshi. Nakozemo nkuramo 20,000. Ndamubwira nti ngaho yinyereke neza unyegereye. Naregutse ndegamo. Zamu ati ntago aya mafaranga nanjye nayagusubiza, reka nkwereke. Yafunguye ikabutura akiraho, ariko arambwira ati ariko mabuja ntumva umutima unkomanga, reka ngende negekeho umuryango. Yaragiye arafunga. Yakekaga ko ahari umugabo yatugwaho, wenda akaza dutunguye. Umuzamu yaraje afungura ya pantaro ye, arayimanura yigeza hano mu mavi, amanura umwenda w'imbere. Umuhungu afite igitsina, afite ikintu bita igipipi n'akadomo, kibyibushye kikaba kirekire. Nayikubise amaso mera nk'urimo ndarota. Yari nziza pe, yari nziza. Natangiye kuyikoraho, kuyirekura nikubwira ngo byarananiye. Natangiye kuyikoraho, nareba uburebure bwayo, nareba uburyo imeze, nkumva ndi gushira numva. Umuzamu nanze kumurekura. Umuzamu ati mabuja kutari bumpe wandetse. Ndamubwira nti se Zamu, ibyo kuba nubatse reka tubireke. Nshatse yuko ndongora nakwishyura ngahe? N'iryo jambo namubajije ntaciye ku ruhande. Zamu ati mabuja nkeneye akazi kanjye, sinkeneye kubura akazi kanjye. Ejo budacya ukambwira ngo nagufatiranye uranyirukanye. Ndamubwira nti uri kubona nasinze ku buryo ntazi ibyo ndimo? Wowe mbwira amafaranga ukeneye, ariko mbabarira umpe, nanjye ndumva mbishaka. Uku nguku wabishatse, kuko kubishakaho yari yabishatse. Ndamubwira nti uku wabishatse nanjye niko nabishatse. Bibuke nambaye ubusa n'aya robe deni, ntago ndayambara. Umuhungu ati mabuja si ukukubeshya, ngize n'amahirwe yo kuyikozamo. Njye ntago reka ntago nakwishyuza, kuko no kukubona gutya nabyo ni igitangaza. Rero ntago nakwishyuza. Ndamubwira nti ngaho ngwino tubikore. Muri ako kamwanya Zamu nawe ntiyatekereje kabiri, yahise akuramo imyenda, arambika imbando aho ku ruhande. Araza yurira igitanda. Umuhungu yari afite ikintu bita utumanyeri, umugani w'aba basobanuzi. Yahise anza mu maguru, atangira kubinkorera akoresheje umunwa n'ururimi. Nawe urabyumva ibyo yankoreraga. Yatangiye kunsisa akoresheje ururimi. Muri ako kamwanya natangiye kwinyarira. Umuhungu uwo mwanya ntabe ngo turatekereza ubwirinzi, yahise ayifata uko yakabaye ayicomekamo. Yarandongoye pe, twararyamanye pe iryo joro.
yarandongoye ndanyara. Noneho niba zari inzoga, niba yari amazi, umbaje ngo nanyaraga iki ntabwo mbizi. Yashyiragamo kuyasohora amazi ngo pa, agashyiramo kuyasohora amazi ngo shwa, agashyiramo kuyasohora, mbese ibyari ibyo, ku buryo nawe yambaje ati mabuja, aya mazi arimo arakuvamo ntabwo uri buze gupfa ugasigara wumye. Umuhungu yarandongoye, najyaga numva bavuga ngo ibintu binini biraryoha, ariko buriya ikintu ntabwo wamenya ko kiryoshye kurusha icyo usanzwe urya utarakiryaho. Yari afite ibintu binini pe, birenze n'iby'umugabo wanjye. Umuhungu yarandongoye, ndavuga nti ntabwo wagenda gutya. Twakoze amaturo 3 muri iryo joro, turangije umuhungu aragenda. Kuko nari natashye nka 5:00, yasubiye mu kazi ke nka 8:00 cyangwa 9:00. Muri bwa buriri butose, ntabwo nari bubone imbaraga zihindura matera, nahise nanjye nsinzira. Mu gitondo nkikanguka, nibutse ibintu nakoze ko ari amakosa, mpita mbyuka nirukanka njya kureba zamu ku manywa baryamye. Ndamukomangira, ndamubwira nti zamu, ibyabaye nta cyabaye hagati yanjye nawe. Arambwira ati ngo mabuja nta cyabaye. Uwo mwanya mfata telefone muherereza 200. Ntabwo nyamuhaye, ndabyibuka yashatse kuyansubiza. Arambwira ati mabuja k'ibyabaye twese twishe. Ndamubwira nti yego, nanjye ntabwo nkwishyuye kuko sinabona icyo nkwishyuye, ariko wanejeje, muhe 200. Ubwo nagiye nakora amasuku mu cyumba, amashuka ndayahindura, matera ndayubika, ibyabaye ndabyirengagiza. Ariko nkaba nari ndi murona iya gashinge. Iminsi yarashize, agashinge itariki yo kurangirira agera, nshyiramo akandi. Umugabo wanjye amezi 3 ashize nzi ngo agiye kuza, birangira ataje. Arambwira ngo akazi kabaye kenshi. Numvaga nta kibazo, narashize iminsi mikeya ndongowe, numvaga ameze neza. Iminsi yarihiritse rero, umugabo aza kuza. Gusa muri iyo minsi nifuje wa muzamu wanjye pe, ku buryo nari nsigaye ndyama nkamurota. Nifuje wa muzamu wanjye iminsi yikurikiranye, nkabyuka numva mushaka. Ariko ndavuga nti uyu muhungu uburyo nabonye ameze yanansenyera. Ndetse naramwicujije pe, sinkubeshye, naricujije. Ariko ndavuga nti byabaye, ntari byari biryoshye. Umuhungu ibyo byarabaye neza, turabyibagirwa. Mw'abantu mwe, umugabo wanjye yaje kuza, ariko aza narasamye. Nicyo kintu cyambayeho. Mu busama, mu gihe nkiri kwibaza ibyambayeho, umugabo yaraje. Aje turaryamana, ntiyamenya icyahindutse, ntiyanamenya ko ntwite, arigendera. Ubwo umugabo yaje ntwite inda y'ukwezi kumwe, nari narabibonye. Naje kujya kwa muganga, ndavuga nti ntabwo iyi nda nayibyara, inda y'umuzamu niyo navuga nti ndayigereka ku mugabo wanjye se, nako ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Naje kujya kureba umuganga, ndamubwira nti ndashaka gukora swap. Umuganga ampa imiti, niba yarampfunyikiye naragiye, cyokoze ndava utuntu duke, ariko inda ntiyavamo. Nibwo naje kugisha inama abashuti banjye, ndababwira nti mwandangiye undi muganga. Barambwira bati rero wa mugore we, niba inda warayikuyemo ntivemo, minizi ko ushobora gusanga ari Imana ikurinza hariyo ivamo, nawe wari kuzajyana nayo. Hano ufite umwana ugukeneye, icara ubwiza umugabo wawe ukuri, cyangwa uyimugerekeho, ariko ntiwongere kugerageza icyo kintu. Nimba wagikoze kikanga, n'Imana iguhaye andi mahirwe y'ubuzima. Nanjye mbitekerezaho, numva koko hari abantu byagiye bibaho bagakuramo inda bakajyana nazo. Rero mw'abantu mwe,
mbere na mbere nasabye Imana imbabazi kuko umugabo wanjye n'izi saha sindabasha kumugera imbere ngo mbimubwire. Inda ifite amezi 2, umugabo wanjye bo ari mu kazi ntago abizi ko ntwite, ariko ndagira ngo mungire inama. Murumva situation nanjye narindimo. Rero rembwiza umugabo wanjye ukuri ko namuciye inyuma nkaba ntwite, wenda mubwire ko ari undi muntu wayimpeye cyangwa se nyimugerekeho. Ndagira ngo mungire inama. Gusa nyine ngiye ku giti cyanjye numva namubwiza ukuri kuko sinzi ko nabana n'ikinyoma n'imyaka 2, sinzi ko nabishobora. Nta mahoro y'umunyabyaha. Ariko se nanone nkanabimubwira tukaba turatandukanye kuko byagenda biti. Ndagira ngo mungire inama.